Miss Rwanda 2022 Miss Muheto Divine yabaye iciro ry'imigani. Abenshi bari kwibaza bati ese ubusinzi bwa Miss Muheto Divine abuterwa n'iki? Ni bande se bamwoshya? Ese ko akabiterwa na depression? None se ubundi ni ukuri kimaze iki gihe cyose atwara imodoka nta perima agira kandi papa wari umupolisi ukomeye mu gihugu? Kuki se atashatse umushoferi aho gutwara yasinze nta na perima agira? Ubu se ababyeyi babyitwaramo bate nyuma y'ibyabaye ku mukobwa wabo? Byanze bikunze muri ibibazo nayo harimo icyo uri kwibaza bitewe n'ibimaze iminsi bivuga kuri Miss Muheto. Reka tubivumuze. Mu mpera z'Ukwakira 2024 ubwo mu myidagaduro yo mu Rwanda hari hamaze iminsi havugwa inkuru zitandukanye ziganjemo amateko hagati y'aba YouTubers bakomeye, kugaruka mu isura nshya kwa Sabe wa Isimbi TV, ifungwa rya Fata ku mavuta n'ibindi. Mu kanya nk'ako guhumbya ibintu byahise bihindura isura, maze ibitangazamakuru hafi ya byose by'inaha bihita bihindura topic, bitangira kuvuga kuri Miss Muheto Divine. Miss Muheto wari warigeze n'ubundi gukora impanuka ikomeye ubwo yari atwaye imodoka yasinze ikanamuviramo gukomereka bikomeye, yongeye gufatwa na polisi y'u Rwanda nyumize no gusohora itangazo ryemeza ifatwa ry'uyu mukobwa ndetse rinasobanura ibyaha byose uyu mukobwa yashinjwaga. Ibi byose byabaye byihuse cyane, bamwe batangiye kuvuga ko Miss Muheto Divine ubusinzi bwe bwabuterwa n'ihungabana, abandi bakibaza impamvu umwana w'umupolisi ukomeye mu gihugu atwara imodoka igihe kirekire nta ruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agira n'ibindi nk'ibyo. Ariko noneho numara kumva ibyo ngiye kukubwira nonaha urasanga uyu mukobwa utari umuzi rwose, kuko ngiye kukubwira amakuru maze iminsi negeranya kuri uyu mukobwa, nkubwire inzira yanyuzemo kugira ngo abone ikamba rya Miss Rwanda, inkomoko y'ubusinzi bwe n'ibindi utari umuziho. Amazina yiswe n'ababyeyi: Inshuti Divine Muheto, yavutse tariki ya 21 Ukuboza mu mwaka w'2000, avukira mu mujyi wa Kigali, akaba ari naho yakuriye. Avuka mu muryango w'abana 4, akaba ari umwana wa kabiri. Yize mu ishuri ry'icuke rya Kigali City School, akomereza amashuri abanza mu ishuri ribanza rya Kingdom Education Center, mu cyiciro rusange Troncome yize mu ishuri rya Mutagatifu Marie Adelaide mu karere ka Kamonyi. Amashuri yisumbuye yayize muri Fawe Girls School ishami rya Gahini, aho yize ibijyanye n'imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Nshuti Muheto Divine yaje nk'uhagarariye intara y'Iburengerazuba mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda Miss Rwanda 2022. Yabaye umukobwa ukunzwe kurusha abandi ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram na Twitter ndetse no ku majwi ya MTN kubera uburanga bwe. Muheto yasimbuye Grace Ingabire ku ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Uyu mukobwa yavuze ko kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda byaturutse ku cyizere yari yifitiye ndetse no gushyigikirwa n'umuryango we, inshuti ze ndetse n'abavandimwe be. Ati kugira ngo nitabire irushanwa rya Miss Rwanda, icyambere nuko ari ibintu nakuze nkunda kuva nkiri muto, nahoraga mbona irushanwa ari ryiza nkabona biranshimishije, nanjye nkavuga ko umunsi umwe nifuza ko nazagira amahirwe nkajya mu bari bahatanira ikamba. Nicyo cyatumye ngira imbaraga zo gukomeza kuza muri iri rushanwa. Akomeza agira ati ikindi cya kabiri cyanteye kuba najya muri iri rushanwa ahanini ni icyizere ababyeyi banjye bari barangiriye ndetse n'inshuti zanjye. Rero uko bakomezaga kubimbwira nanjye byanteraga imbaraga zo kumva nanjye nabikora, nkavuga nti ubundi bino bintu bakomeza kumbwira kuki ntabikora. Uyu mukobwa yavuze ko no kubwira ababyeyi be bose ko igihe kigeze kugira ngo yitabire irushanwa rya Miss Rwanda. Yavuze ko kwikubitira umuntu wa mbere yabwiye ko agiye kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda ari mama we, nawe amubwira ko amushyigikiye, amubwira n'akamaro ko kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda ku mwana w'umukobwa ushaka gukabya inzozi ze. Amaze kubibwira mama we, nyuma yaje no kubibwira papa we, nawe amubwira ko amushyigikira uko ashoboye kose. Hari mu Ukuboza mu 2021 afata icyemezo cyo kwitabira Miss Rwanda. Uko byagenda kose, wowe uri kumva iki kiganiro ufite cyangwa wigeze kugira inzozi z'ibyo wifuzaga kugeraho mu buzima bwawe. Nshuti Muheto Divine tariki ya 20 Werurwe mu 2022 nibwo yambitswe ikamba rihabwa umukobwa wiga abandi mu buranga, ubwenge ndetse n'umuco. Nibwo yanditswe mu mateka y'u Rwanda ko ari we Miss Rwanda 2022 nyuma y'urugendo rutoroshye n'amasengesho we n'umuryango we n'inshuti ze bari bamaze igihe basenga. Uyu mukobwa wari ukiri muto yahise yegukana imodoka nshya ifite agaciro ka miliyoni ziri hagati ya 18 na 20, ndetse akazajya ahembwa umushahara w'800 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi mu gihe cy'umwaka byateganywaga kazamara yambaye ikamba. Cyane ko yaragisoza amashuri yisumbuye, yahise yishyurirwa amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza Bachelors muri kaminuza ya Kigali ndetse anahabwa n'ibindi byinshi. Muheto amaze gutsindira ikamba yagize ati ndumva nishimye, ni umugisha kwegukanira ikamba kandi ndashima abanyarwanda muri rusange banshyigikiye. Muheto yavuze kandi ko azakora ubukangurambaga yaba mu mashuri, abana bagatangira gutozwa kwizigamira bakiri bato mu mushinga yise Igiceri.
ni umukobwa wakuranye inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye uhagarariye abandi, ubavugira, ukora ibishoboka byose kugira ngo uburenganzira bw'abandi bwubahirizwe kandi akaba ishema ry'umuryango n'igihugu cye. Kuri we avuga ko izo nzozi nubwo atari azi neza uko bizagenda kugira ngo azigereho, ubu yamaze kuzigeraho kuko kuba nyampinga w'u Rwanda ari ishema ku muryango we ndetse n'igihugu cye muri rusange, ndetse ukaba umuyobozi uzamufasha kuvugira abandi. Uyu mukobwa nanone kandi nyuma yo kwegukana ikamba rya Miss Rwanda muri Kamena 2023 nibwo ubuyobozi bw'irushanwa rya Miss World bwari bwatangaje ko ku nshuro yaryo ya 71 rigiye kongera kuba, ndetse Muheto yari mu bakobwa bagombaga kwitabira. Nyuma yo haburaga igihe gito kugira ngo irushanwa ribe, nibwo hasohotse amakuru avuga ko uyu mukobwa atakitabira irushanwa. Uyu mukobwa yagombaga kwitabira irushanwa abifashijwemo n'imwe muri sosiyete zisanzwe zitegura amarushanwa y'ubwiza mu Rwanda, kandi Rwanda Inspiration Backup yagombaga kumufasha ikaba yarahagaritswe kubera ibibazo bya Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid, wari uri mu manza kubera ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina yakoreraga bamwe mu bakobwa bitabira irushanwa rya Miss Rwanda. Uyu mukobwa yagiye avugwaho inkuru nyinshi mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, yavuzweho ibyiza ndetse n'ibibi. Aha ntitwakwibagirwa inkuru imaze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga yuko yaba yaratowe muri yombi na polisi y'igihugu. Ubwo hari kuwa kabiri tariki ya 29 Ukwakira mu 2024 nibwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agira. Polisi kandi yavuze ko uyu nyampinga akurikiranyweho kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Ni mu butumwa polisi y'u Rwanda yanyujije ku rubuga rwa X kuwa 29 Ukwakira ivuga ko dosiye ya Miss Muheto yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Yagize iti: polisi iramenyesha ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Ikomeza igira iti: ibi ntabwo ari ubwa mbere yari abikoze. Miss Nshuti Muheto Divine yatawe muri yombi na polisi y'igihugu ishami ryo mu muhanda hagati ya tariki 18 na 20 Ukwakira 2024 nyuma yo gukora impanuka mu karere ka Kicukiro. Muri Nzeri 2023 nabwo Miss Muheto yakoze impanuka yamuteye ibikomere, ariko cyane cyane ijisho rye rimwe rigira ikibazo, avurirwa mu bitaro byo kwa Nyirinkwaya. Mu gitondo cyo kuwa 31 Ukwakira, Miss Nshuti Muheto Divine hamwe na Sengabo Jean Bosco wamamaye nka Fata ku mavuta bitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho bagiye kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Fata ku mavuta na Miss Nshuti Muheto Divine ku rukiko bari mu modoka imwe. Bageze ku rukiko bari mu modoka imwe. Uyu mukobwa waburanaga yunganiwe n'abanyamategeko batatu yabwiye urukiko ko yemera ibyaha, ariko havuyemo icyo guhunga nyuma yo gukora impanuka. Ubushinjacyaha nyuma yo guhabwa umwanya bwavuze ko uyu mukobwa yanywera mu kabari kitwa Atelier de Vie. Bigeze saa 6 z'ijoro afata imodoka yarataha. Ubushinjacyaha bwavuze ko kubera ubumenyi buke bwo gutwara imodoka no kuba yanyweye ibisindisha ku rwego rwo hejuru byatumye agonga ipoto y'amashanyarazi n'umukindo. Bwavuze ko nyuma yo kugonga yaje guhunga, abaturage baramuhururiza, ariko nyuma aza kugaruka aje kujyana telefone ze asanga polisi yahageze, akajya avuga ko atari wari utwaye iyo modoka. Bwavuze ko atari ubwa mbere ibyo bikorwa bikoze, ahubwo ko no kuwa 23 Nzeri yari yagiriwe inama ndetse anasaba imbabazi. Bwasabye ko urukiko rwamuhamya ibyaha bitatu akurikiranweho. Bwavuze ko Divine Muheto yapimwe bikagaragara ko mu mubiri we harimo alcohol yo ku kigero cya 4 kandi nyamara umuntu atagomba kurenza 0.8. Mu kwiregura kwe, Muheto yagize ati: nemera gutwara nasinze, gutwara nta ruhushya no kugonga, ariko sinebera guhonga. Yavuze ko nyuma yo kugonga yagiye ku ruhande kuko yarabonye abantu benshi bahuruye, ariko ko atigeze ahunga kuko yari hafi aho ngaho ku buryo na polisi yahageze yitegereje. Umwe mu banyamategeko bari kunganira Miss Muheto yavuze ko uyu mukobwa yemera ibyaha ndetse akanabisabira imbabazi. Yongeraho ko kuva mu ibazwa rye atigeze arushya inzego z'ubutabera. Yavuze ko yari afite uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ikinyabiziga, bityo ko amategeko y'umuhanda yari ayazi, ariko ko yakoze ikosa ryo gutwara adafite uruhushya rwa burundu. Uyu munyamategeko yagaragarije urukiko ko ipoto Miss Muheto yagonze igihagaze ndetse ko n'umukindo gihari, bityo ko atigeze ahunga. Ahamya ko iyo aba ari uhunga aba yarahunze nyuma yo kugonga kuko yari afite uburyo bwo kuba yatwara imodoka akagenda. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko gushingira ku bimenyetso rukemeza ko ibyaha Miss Muheto akurikiranyweho bimuhama. Bwavuze ko bigize impurirane mbonezabyaha, busaba ko yahanishwa ibihano kuri buri cyaha. Gutwara yasinze agahanishwa gufungwa amezi 6 n'ihazabu y'ibihumbi 180. Gutwara adafite uruhushya agahanishwa igifungo cy'amezi 2 n'ihazabu y'ibihumbi 10.
naho icyaha cyo guhunga umaze gukora cyangwa guteza impanuka agahanishwa gufunga umwaka umwe n'ihazabu y'ibihumbi 30. Byose hamwe bikaba igifungo cy'umwaka n'amezi 8 ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 220. Ngayo nguko rero, ngaho reka duhurire muri comment. Njye nari Aniki, Imana ibarinde.